Reka nongere ngusuhuze kandi nongere nguhe ikaze shuti we wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi. Kibisanzwe murabizi ko genda hagati gaturi ku muriro ka karutica umugambi yiyemeje guhiga nkesa ndi igikanu cy'imfizi. Ariko nanone rukwaya rw'inkwaya rusakarana inkubito nyir'ingoma icumu ricumbikira abacumbitsi. Rubanguza ntambara rwa mabuko icumu ritagungira aho ruremye. Ubundi narwibambuye ndi igikaka burya ruguna ndurirambera. Kubana yari igihumbi babanje ko bisunga imbere ninda kwica ntakurashe ndakegera nkaje n'icondo ry'ingabo mu byano kariyamira abasigiye bati umusore ni igikaka no kutumara bati mu muterereze gisurere ubu nawe namukubitiye hejuru amaguru adakora hasi bati umusore ni igikaka no kutumara bati mu mureke maze aharirwe kuduhabya maze nanjye ndabahabya koko. Ndaje rero nitwa Kubana Pacifique uwasenga Imana uwa Ruberandinda rwa Rwatambuga iwacu ni mu bufundu mu mfura zifungura ubundi harya impyisi n'ibisamagwe. Ariko nanone ndamutswa Rubangukana Bigwi twataramye ndabasuhuje rero yego uyu munsi ngarutse mu rukundo ariko nje mu kiganiro cyiza cyane ikiganiro cy'ubusizi. Ngarutse mu nganzo y'ubusizi murabimenyere ko MC Rubangukana Bigwi burya ndi n'umusizi. Ntabwo ndi umusangiza w'amagambo gusa, ntabwo ndi umutahira gusa, ntabwo ndi umuririmbyi w'indirimbo gakondo gusa, ahubwo burya ndi n'umusizi wa nyawe. Murakizi igisigo Rwanda rushya aho ngira nikomera kirezi kizihiriye bene Imana bwiza bwibarutse mashiri ingenzi nka Ndabaga Nyiraruganza kabanza gihanga ka Rwanda ni nguru Rwanda n'uruyange. Komera bwiza bw'u Rwanda nibyo komera bwiza bw'u Rwanda bwamye bwubahiriza kirazira umwara akaziriza gusogongerwa woshye inzoga y'inteme gukoma ingoma ari nko kwisogota kwicara kwishyiga ari nko kwiraga urupfu naho umwe kuwa nyina akawurebera kuri woshye akayambwa bamanika hireba. Ntikomera bwiza bw'u Rwanda si icyo gusa kandi murakizi igisigo cya Rubangukana Bigwi cyiza cyane nanone ni igisigo cy'urukundo nacyo murakizi cyane cyarabikoze neza kandi ngira ngo mwaragikunze ndetse mbararikira n'igisigo cyenda kuza nacyo kiryoshye cyane cyenda gusohoka nise Kigali. Aho ngira ni ndi Kigali umurwa w'u Rwanda nakira babi nabeza sinitonganye burya ndi Kigali abo mukira b'umukene nawe subiza inyuma gusa buri wese mwakiriza ibimukuriye bitewe n'urwego ariho nkagira ndi Kigali ndi Kigali aho ngira ni burya Kigali aho ibera nziza wayigezemo warya indyo yaho wakoga amazi yaho ni mu gitondo inzobe ukayitamura yewe na bya biganza byaje bihanda wakora mukumva ni buhinje. Yego burya ngo Kigali ngo ntawe subiza inyuma igiri ko isaranganya buri umwe wagezemo wakoga utuzi twaho warya ku ndyo yaho ni mu gitondo inzobe ukayitamura yewe ngo na bya biganza byaje bihanda wakora mukumva ni buhinja. Ariko nanone burya ngo uko ntawe subiza inyuma naho ndi we kubitiwemo inzara munoza ngo ukagira ngo ari kuri regime kandi byaye kare bwa kibiri gutongora Kigali. Twe burya ngo nimukibaza impamvu tudakenera umushyitsi urara indyamo yacu ingano ubwiherera amaguru ni hanze urebye nabi impyisi yayatwara. Ariko none burya ngabaye ari uri burare hejuru byavamo ngo naho ukurara impande naho agasafuriya n'imbabura ntibyavamo. Iyo ni Kigali. Ndabaranditse rero ku gisigo nise Kigali ubwo namwe muzabe muhabaye muri benshi. Wakwibaza uti ubundi ubusizi cyangwa se umusizi ni muntu ki? Ego buriya abasizi tugiye twabagereranya nk'aba bantu twita abavuga butumwa. Umusizi ashobora gusiga cyangwa se gusigura ibyabaye cyangwa se ibizaba. Ibyo avuze uyu munsi ukazabibona cyangwa se ibyo avuze uyu munsi bikaba byarabaye ahashize cyangwa se ibyo ari kuvuga uyu munsi bikaba biri kuba muri kano kanya. Ego umusizi niko ameze nk'uko bavuga ngo umusizi arasiga, umuhanzi agahanga, umwisi akita. Ubwo nimvuga umwisi wumve umwisi bano bita amazina y'inka. Nimvuga umwisi wumve ko umwisi yita. Kandi burya abahanzi
abahanzi cyangwa abasizi niba basiga abahanzi bagahanga, ubwo n'abisi barita. Ngira ngo icyo ngicyo kirumvikanye. Ahangaha rero no twahita twibaza tuti Rubangukana-Bigwi kutubwiye ukatubwira ku bijyanye n'umusizi inshingano ze. Nibyo turabizi hambere inganzo y'ubusizi ntabwo bakoraga icyo bita gusiga. Hambere bitaraba gusiga baranyetaga, bakoraga icyo bita kunyeta cyangwa se kunyeta, sinzi wenda uko weho ubivuga. Ego noneho rero ibyo ngibyo banyetaga byitwaga ibinyeto. Iyo nganzo bayitaga ibinyeto. Ubwo gusiga kw'icyo gihe kwari ukunyeta, ibihangano bakoze bikitwa ibinyeto. Nkuko uyu munsi ari ugusiga, uyu munsi ni ibisigo. Ngira ngo ako kantu tubashe kukumvikanaho neza. Niba uri n'umunyeshuri, aka kantu gashyire hehe? Tekinolojiya. None mu mutwe kabike. Noneho rero niba umwisi yarahangaga nako yaritaga, ukaba umenye ko umusizi asiga, ubwo umuhanzi we agira ati arahanga nyine. Ibyo abafite ubwo bari ibihangano, niko twabivuga. Yego ubwo ahangaha wenda ntago najyaho ngo mbikorere ubundi bugororangingo bwishi. Murajya no muri comment mutubwire, tuzanareba neza tubisesengureho, tubanze twumve ese umuhanzi umusizi batandukaniye. Umuhanzi nawe ashobora guhanga, urumva ko we akora icyo bita guhanga ikintu kitari kiriho. Guhanga akazana ikintu, igihangano ukakibona gifite umwimerere kitari kiriho. Sinzi niba muri kumva ako kantu. Umuhanzi nawe niko biba bimeze. Yego rero bene Imana kandi bene Rubangukana-Bigwi, abo nkunda kandi mu nkunda mutarushwa, nuko nishimiye kuba twongeye gufata uno mwanya kugira ngo twongere tugaruke kuri gakondo k'Abanyarwanda, kuri no murage musekuru umunyarwanda. Ndagushimiye wewe wemeye kubana natwe kuva kuri subscribe imwe kugeza uyu munsi, ndetse n'abandi turacyakomeje, ndetse nabo twatangiranye turacyakomeje. Urugendo ni rurerure. Reka mbabwire ngo Imana iduhane umugisha. Ubundi n'ubundi mukomeze mukore like, subscribe, share ndetse na comment. Gendi Rubangukana-Bigwi n'ubundi mbakunda kubi.